Mu murenge wa Kinigi ku mihanda yari itatswe bibereye ijisho niho hakoraniye imbaga y'abaturage abato n'abakuru bitabiriye igitaramo cyo gushima ibyagezweho. Nyirandeze Christelle umwarimu mu murenge wa Kinigi yagaragaje ko kuba umugabo we yakiri umutwe wa FDLR mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngatiyumvishaga ko azafatwa nk'abandi baturage, ariko ashima ubuyobozi bwiza igihugu gifite kuko yafashijwe kwiga hamwe n'abana be ndetse arahamagarira umugabo we gutahuka mu Rwanda. Ariko nta kibazo mfite, ndatekanye, twarize nk'uko nabivuze, abana bariga, twishakira icumbi ryo kubamo. Ibyo byose nibyo dushimira leta y'ubumwe bw'imiyoborere myiza. Ubutumwa muha ni uko mu Rwanda ari amahoro, ibintu byose bigenda neza, serivisi ziratangwa, ntawe babangamira, n'ubuyobozi budaheza butarobanura. Kubw'ibyo nkaba mushishikariza gutaha akaza kureba abana nuko tubayeho, nawe agafatanya n'abanyarwanda kuzamura igihugu cyacu no kugiteza imbere. Muri iyi myaka 29 ishize mu karere ka Musanze hamaze kubakwa amahoteli agera kuri 40, ane muri yo ari ku rwego mpuzamahanga. Muri uyu mwaka miliyoni zigera kuri 240 yavuye mu bukerarugendo bukorerwa muri pariki y'igihugu y'Ibirunga yashowe mu mishinga itandukanye iteza imbere abaturage. Aho niho abikorera bo muri Musanze bahera bashima ko byose babikesha umutekano igihugu gifite. Tugira amafi y'igikoma nziza yitwa amahitamo yacu kuri uyu munsi. Rero turi gushima natwe nk'abikorera, turashima ibintu byinshi bitandukanye, kuba nkanjye by'umwihariko abadamu twari tuzi ko ari abo guhera mu gikari, ariko ubu ngubu abadamu turashinga inganda, tugeze ku rwego rushimishije. Abadamu turarwanya imirire mibi, abadamu bose twiteje imbere, turashimira turashima yuko Perezida wa Repubulika yabashije kuduhereza ibyiza byinshi birimo umutekano n'iterambere. Urubyiruko rwo mu byangabo tukaba twarabashije kubona imirimo mu ruganda rwa Africa Uniforms. Uyu munsi dukora imyenda itandukanye, harimo amashati, harimo imipira, harimo amakanzu, uniform z'abanyeshuri. Ku ruhande rw'urubyiruko rwaturutse mu turere dutandukanye rwaje kwifatanya n'abanyamusanze, ruvuga ko rutazahwema kurwanya bashaka kuba ingengabitekerezo ya jenoside mu rubyiruko. Ubu rero turimo gukora ibi bitaramo twishimira ibyagezweho, ariko dutanga n'ubutumwa ku rubyiruko butaburamo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside itambuka ku mbuga nkoranyambaga, nicyo twibandaho cyane, ariko kandi tukashishikariza abantu bose muri rusange gusigasira ibyagezweho, guharanira kugera ku bitaragerwaho ndetse no gukomeza guhanga ibishaka biteza imbere. Umuyobozi w'akarere ka Musanze Ramuri Janvier avuga ko ibyagezweho muri Musanze byasabye imbaraga nyinshi, bityo ko buri wese yakwiye kubisigasira no kubirinda. Ibyo dushima twagejejeho n'iyi miyoborere myiza, biba ari ibikorwa byahenze, byasabye imbaraga, byasabye umwanya wo gutekereza. Icyo rero tubasaba, tubashishikariza, ni uruhare rwabo, nicyo kiba gikurikiyeho cyo kugira ngo batange umusanzu wo gusigasira, guharanira ko ibyo ngibyo twagejejweho noneho bitasenyuka tureba. Urubyiruko, abakuze ndetse n'inshuti za Musanze, intero n'inyikirizo yari Musanze turashima, bashingiye ku iterambere bagezeho mu nzego zose. Ari Muhirwa mu karere ka Musanze.